Tifungo wasabaga igitsina bikaza kugushamo na vice mayor muri byo musebeye mu karere ka Nyamagabe ngo bamwirukanye bamusezerere mu kazi musize mu kazi z'urukiko ntacyo ruragenda oye burerega ngo aramutse hindutse umwe yabarega kandi bagatsindwa hari byo discipline igenga akazi bije iteganya gutegeza icyemezo cy'urukiko ariko ngo umuyobozi ushinjwa kwaka ruswa y'igitsina yahagaritse ukazi so umwanya uri ku isoko ubu ngo abantu bagiye kurya biherereye n'agafoto ke bagashyize hanze ntabwo akazi umwanya tukawuhatanira se baretse umwanya tukawuhatanira izuba ari ngo hari ukuntu ngo yari gushyira mu musimbura bizarangira kabiri hari ukuntu ngo yari anaziranye ngo n'uriya mu vice mayor ngo biri in deep umurengezi uriya mu vice mayor yaraziranye yavuganaga na gitifu atugora akamubwira ati nshenguka imbere si ikibazo ariko kumenyana yavuganaga na gitifu mu buhe buryo vice mayor aba ari ku rundi rwego singa boss arusha amafaranga gitifu se none si boss singa boss wa gitifu sa si boss we ntimwamenyana boss wa mwamenyana ariko ubwo mwamenyana boss wiki nawe sino ubivuze handi wakorera nanjye ninjye mbivuze nyine oya birashoboka umukozi arya bimenyana n'umuyobozi wiwe bikaba ngo bikarenga n'unuzi bikarenga n'umuyobozi bikabyavamo no kubana niba bishoboka se byose ubwo vice mayor akabana na gitifu ese hari itegeko ribihana ahantu abantu bamenyana n'ahantu bagize muri henshi mu kazi mushaka kumenya n'umuntu mukabana mu kumashuri mwiga mu bombi burandi bubatsera umuntu ajya kugera ku rwego rwa gitifu ese niba diboruzo bakabako si umuntu oya niyo batanga urukundo nta mupaka ahari hose mwakundana niyo mpamvu gitifu byari ngombwa ko bamenyana ari kurumva kose bose baracyakarimo nejo na meya vice mayor zafunze we vice mayor warafunze iramye yose wakire ku isoko ubwo niya gitifu akagari warabushyira ku isoko vice mayor warabushyira ku isoko akagari se waragumamo ukorerwa ikizami nese wakagari si victim abwo iwareze ndabona sara cyakarimo we none cyangwa ari kurya kumuza amarira batari bamugende wareze wararyoshye cyangwa bagiye guhita bamuzamura nese umva bamwe wareze uruba bagiye imwe muri no myanya gati ya vice mayor n'uyu mwanya wa gitifu baramushyiramo ari ibyo mwazajya mubona ibirego batazikora icyongereza neza se mwajya mubona ibirego nk'ibyo buri gihe mushyiramo nyamara baramutse bamushyizemo mwajya mubona ibirego buri gihe barega pe ngo umunyamabanga nshingwabikorwa nashiduka nawe wandeze samura umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeye mu karere ka Nyamagabe yahagaritswe ku kazi by'agateganyo mu gihe cy'amezi 6 muri Kiyimana Pierre wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeye ni Jean Pierre koko aba Jean Pierre bose ndakurahisha ngo Nkurikiyimana Pierre wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeye amaze ibyumweru 2 afunzwe amakuru y'umuseke wahawe na bamwe mu bakoranaga bya hafi na Nkurikiyimana avuga ko yahagaritswe ku kazi by'agateganyo mu gihe cy'amezi 6 adahembwa ngaya makuru avuga ko ibaruwa imumenyesha icyo cyemezo yayihawe ku wa 5 itariki ya 1 Kanama 2026 ikaba yaraturutse mu buyobozi bw'akarere ka Nyamagabe umwe mu bakoranaga bya hafi na Nkurikiyimana Pierre yabwiye ikinyamakuru ko icyemezo cy'akarere cyo guhagarika gitifu w'umurenge wa Musebeye gikurikije amategeko nubwo urukiko rwamugira umwere biragoye ko yasubira ngo biragoye ko yasubira mu nshingano yarasangwe kuko umukozi wa leta umara amezi 6 adakora akazi akenshi adasubira ku mwanya yarariho uye ni kwisha manene nakurahiye we gitifu ngo Nkuriyimana Pierre ashinjwa ibyaha 4 bikurikira guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ko nayo mukoresheje se gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato gufata icyemezo gishingiye ku rwango no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina ngo umuseke kandi ngo bamenye ko mu bandi bahagaritswe ku kazi by'agateganyo harimo Nsabimana Boniface umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Buruhukiro wahagaritswe mu gihe cy'amezi 3 ngo amakuru avuga ko Nsabimana azira kuba yarahaye icyangombwa cyo kubaka umushoramari w'umunyarwanda utuye muri Amerika ukomoka mu murenge wa Musebeye kugira ngo yubake ku muhanda w'igitaka uva mu mujyi wa Nyamagabe mu diaspora mu icecekere ugana mu murenge wa Buruhukiro ugakomeza werekeza mu murenge wa Musebeye bivuga ko Nsabimana yabanje kugerageza guhagarika uwo mushoramari kumwima icyangombwa cyo kubaka ariko nyuma agahabwa amabwiriza n'abamukuriye yo kukimuha ayo makuru avuga ko kuri ubu
ari we uri kubibazwa nyuma y'uko iyi dosiye itangiye kumenyekana no kugera ku zindi nzego. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe Hildebrand niyo mwungeri yabwiye Umuseke ko Nsabimana Boniface yahagaritswe amezi 3 kubera amakosa yo mu kazi. Yongeyeho ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeya yahagaritswe mu kazi uko amategeko abiteganya. None se ibi byaho n'umugabo ashinjwa harimo gukoresha imibonano mpuzabitsina mu gahato n'iki cyemezo ngo n'ibyemezo yafashe ashingiye ku burakari. Nagize ngo uriya mugore baramusabye imibonano mpuzabitsina arabyanga bituma bamushyiraho ibyemezo bishingiye ku gahato. Ibyo urumva ibyaha niba yarajemo no gukoresha imibonano wasanga byarabaye cyangwa hari n'abandi yabikorewe ndo baramubonye bamugeze umugabo murebye kufata ko rwose yitonda. Tugikomeza rero muri aya makuru y'ibitsina nabonye mu bagitifu ibintu by'ibitsina byakabiri biri kuvuza ubuhuha. Arega bari mu mwanya mwiza wo bakibona kuri Twitter mushyira ngo mu bagitifu ibitsina biri kuvuza ubuhuha. Niko benaza kugira aba bantu bari mu mwanya mwiza wo kugira rwose ahindure. Ndabona atanakaze cyane inkuru yo kuri TV1 Sayine zikira saa 5 z'ijoro mu kagari ka Tumba mu murenge wa Bunga mu karere ka Burera. Abaturage bamwe bararyamye abandi bari gusangira n'inshuti zabo mu tubari. Muri ibyo byishimo nta numwe wumvaga ko hari naho haza kuvukira inkuru y'umuyobozi urakubita icupa umuturage. Nitwishimwe Donata ku mugoroba nari mvuye mu bukwe bw'umuntu mu Bunigo. Ishimwe Donata wari uvuye mu bukwe bw'inshuti yageze muri santere ya Kiyovu hasanga umugabo we wari wagiye mu kazi atari yataha. Biba ngombwa ko hajya kumushakira mu kandi kabari yumvaga ko yaba ari kunyweramo. Agezeyo asanga Yesu umubyara wahise unamwakira. Mu kiganiro cyabo Donata yatangiye gushima se uburyo ari umubyeyi mwiza. Icyakora umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Tumba nawe wari muri ako kabari ngo nibwo yahise abyivangamo muri ubu buryo. Executive witwa Gaga arancecekesha ngo ninceceke ngo ndi kubasakuriza muri kabari, ariko tukaba dusanzwe dufitanye ikibazo cy'uko yashatse kunsambanya nkanga kuryamana nawe. Uko twateranye amagambo ngo ndi igishegabo ngo narananiranye ngo ndi n'igisambo ngo ndirata ngo papa afite amafaranga. Nanjye nasubirikanyije nawe ahita afata icupa ry'inzoga yarari kunywa abanza yarimenaho yamenaho inzoga. Arangije kumenaho inzoga nanjye ndarakara mfata icupa ryanjye ngo mumeneho inzoga, ariko inzoga ntiyamufata. Icupa ryanjye ryahise ryikubita hasi riramanyagurika. Ahita afata irye yarari kunywa ahita rinkubita hano mu gahanga rinshwanyagurikiraho. Noneho nibwo ubumene bumwe bwagiye bunkomeretsa mu maso nyine. Uyu mubyeyi arasaba kurenganurwa akavuga ko ihohoterwa yakorewe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ritatangiye uwo munsi ahubwo ko yaramaze igihe amugendaho nyuma yo kwanga ko bakundana. Naranabwiye na executive w'umurenge ko nzajya kumubwira ikibazo mfitanye na Gaga. Yabanjije gushaka kuryamana nanjye ndamwangira, aho namwangiye kuva icyo gihe kugeza angendaho abanshakaho ikosa igihe cyose niyo naba namwendereje. Ni umuyobozi yanatumaho abapolisi nk'uko bari baje bakaza bakanantwara. Abaturage bari buzuye santere ya Kiyovu bumvikanaga bavuga ko ibyo umuyobozi yakoze akwiye kubiryozwa bidakwiye ko umuntu ushinzwe kurinda abaturage ari weho bakorera ihohoterwa. Abihanirwe kandi nakuyobora nasubire kubiyobora. Sibwo bwa mbere ari ahantu muri minsi yarishe n'umuturage imbwa 120 kubera ko yajyaga mu kabari yajyaga mu icupa agafata imyanzuro itari ari we wakomeretse gutya agakomeretswa n'umuturage abakiri hafi aha aba yafunzwe cyangwa yapfuye. Njyaho ku bwanjye banamwimura bakaza n'undi ariko kamaze yariha amaraso yatakaje y'uyu mwana w'umukobwa. Ayo kubona gitifu w'akagari akubita umuturage akamugira gutya ngo yakagombye guhanwa. Mu butumwa bugufi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru CIP Ignace Ngirabakunzi yabwiye TV na Radio 1 ko uyu muyobozi yafashwe akaba afungiye kuri station ya polisi ya Bungwe. Ukekwa yafashwe afungiye kuri station ya polisi ya Bungwe kugira ngo akurikiranwe. Mu gihe abaturage bavuga ko hatari ubwa mbere bashinja uyu muyobozi gukubita abaturage. Abagitifu kumara ibitsina biri kuvuza ubuhuha. Umugani wa Jean Pierre abagitifura mugani wa no myanya rero bayishyire ku isoko. Jean Pierre yiyamamaza. Oya bari mu myanya myiza yo kuba babona nawe se nawe myanya bari birabibemerera. Umwanya barimo ni umwanya w'uko badirwa bakoresha n'amafaranga ahubwo izina bafite bagashaka kurikoresha bashaka kugira ibyo bageraho. Rimwe na rimwe usanga no gutereta batanabiza ahubwo bakoresha izina gusa kugira ngo bagire ibyo gushaka kugira ibyo bageraho. Ahubwo ikibazo ni kimwe, igitsina mu bagitifu kizarangira ryari ko mbona gushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Urumva ujya ngo umuntu
ubundi gitifu yivuze ko umugore mwiza uri muri umurenge wese agomba kuryamana nawe atitaye ngo umugabo wawe ni runaka ngo ameze gutya na gutya yani huye n'ibibazo ugasanga umugabo we ni umunyantege nkeya kurongorera ubuntu buri munsi ati nutamba noneho ngo yaramutukaga ngo uri n'igisambo ngo uri igisambo ni igisambo gute ubwo yamwimye ngo uri igishega bo ngo uri n'igisambo ubwo rero abantu baribaza ngo ibintu bizarangira gute by'abagitifu niba cyane inshingano zibaremerera abakeneye kwivura stress akagira ngo abepuze yegera umuntu yaguze ikibazo ni kimwe ntabwo akoresha yawe umva hanga gitifu ni gitifu indirimbo niyo siyantuza ni wa mugabo agitifu imeze bite uretse wumva ibi bintu iyi ndirimbo King James aririmba shize tugarukira ngo na gitifu aramushaka gitifu ni abashaka buri uko wese uri mwiza uri muri ako gace ntabwo ari bo bwa mbere tubivuze aba bashobora kuba babeshyirwa wenda tubivuge gutyo babeshyirwa inkuru zigize muri 10 na zingahe ntawe uragutereta wowe kana murira n'inzego ngewe pe ni ukuri kose oya wavuze ko bugutetsemo mwabivuganye mwabyemeranyije iki bitanye mu gitifu nta mu gitifu kujambe leta binkingire nanze mura nazo gisimba byumve neza guteretwa na gitifu z'ikibazo ahubwo bigaragara byo bagitifu urashaka gukora ibintu kumbaraga bitwaza imyanya bahabwa umwanya barimo uharugera avuga ati ngiye natumwe na his excellence no uranyuma ngahita kuri uno mu kagari uriya no kagari ngiye numwe n'umuyobozi w'Igihugu uriya sambu rero zimwe mu nzego zibanze noneho mu ntara murango zivona umuhere hazikongezwa intara ntago urwego rw'ibanze zimwe mu nzego zibanze zo mu turere zo mu byaro bashaka kuvuga bavuna umuheha bakongezwa undi noneho bagakingirwa ikiwana basebuje nyine ariko nk'ubu nure kugeze mu gihe cy'ibyago ubu gitifu umurenge ahavuye kare agiye ati urwishishe rusoma ubumwe ahita mwigarika nsuba yamukigikira we muri ibyo kandi bigukanga ngo yagarutse mu kazi baramuhindura baramujyana muhanda uri kuvuga ati njyewe yabaga ashaka kunsambanya ngo yakanu kabona igishega ngo murakoresha amagambo akura nk'umubera umujinya nta n'ibyo ibintu kubona ibipimo byabyo uzi ibikovu bafite mu maso ibintu oya ibikovu birashoboka ko haba harabaye mu ariko kira ni icyakobera rwose ku bijyanye n'igitsina amubeshyera se nyine kubera igitsina kiravemo gitifu cyo gukubita mu muntu maso ukure n'amabara hagati y'abantu babiri ashaka imbabarira ntabwo ubundi hari ukuntu umuntu iyo babaye avugisha ukuri nyine none se ubundi ubwo oya marangamutima umunsi uzaburira uvuga uti Ben yansabye igitsina nzaba mvugisha ukuri reka mbwire sa biriya bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina abagore ntabwo bapfa kubakunda kubivuga ni ukuri akenshi usanga umugore atapfa kubivuga umugore rero wageze umugore rero wafashe umwanzuro wo kuvuga ikintu mu ruhame none wababaye nuko nyine yakubiswe bikarangira bivuganye n'amarangamutima byose nyine akabisura ariko niyo umuntu akuvugishwa ngo ni igitsina cyawe ashaka na n'icyo ashaka birashoboka kandi avuga ngo yaravuze ngo yarashize kunsambanya aransaba ndamwima ahamaze akajya mutukana nyuma uwumvishe n'amagambo yagiye akoresha nyuma aza n'ibimenyetso nk'ibyo gitifu muri bunsebeye yazanye nyuma aravuga turi igisambo ngo nese ubwo umuntu avuga ngo uri igisambo nimusangire yanze kumugurira nese bari mu kabari kamwe ngo ni igisambo cyanye mbabarira amagambo yakoreshaga nagaragaza ko yari imwe turarata kuri igishega ibi ntago ngo nive mu gitifu gusa bamwe mu bantu bitwaza inzego barimo bagasaba guhohotera abagore kubasambanya muzajye muza Brandine abagira inama bafite n'amafaranga ntibanayashore byibura ngo ibyo bintu bigere bakoresha ifaranga muzajye muza Brandine abagira inama bagitifu ngo bagiye basenya mu mirenge bayobora bamwe muri bo n'abagitifu tugari bamwe muri bo nyine ko aribo bagira amahirwe yo kumva ibibazo byo mu bigize amahirwe make muyoza ukayoborwa n'umuntu utajya ujya no mu idini urihera mu gitondo urihera mu gitondo urumva iyo urugo abagabo benshi bakunda igitsina bamaze gusoma icupa iyo urugo rugize ikibazo mujya kuri mutura bwa mbere akenshi iyo ari umugore agiye kubwira gitifu amubwira intege nke z'umugabo noneho gitifu akaza aje gukora icyo bita korekisiyo aje gukosora reka mwere ko umugabo akora sha uri kubyumva uvuga ati numvise umugabo wawe afite intege nkanga uri kubyumva niba atamuhahiraga akamubwira ati ndajya nshyira muri butu y'imodoka
duhurire hariya agafuka k'umuceri urasa muzagira amahirwe make ugira umugore ufite uburanga numara kubugira muhurane mu bibazo mujye kurega ubwo nta amahirwe make kugira umugore mwiza cyane bakubititse muri Kigali rero ugashaka umutinga kugira ngo agire umuntu umuvuga noneho batangira kwita ku bwiza afite kurusha ikibazo afite nkawe muri iki gihe turi umugore amureba niko Jean Pierre uyu mugore amwigondeye umeze nk'umuntu ufite igiti cy'ipera hafi y'ishuri hafi y'abanyeshuri hafi y'ikigo cy'ishuri ari amahirwe make uba ufite ntabwo wasarura urumva rirapira ntiwarirya hari umugabo ugeze kuza hano sinzi ngo by'ibibanza byari bishemo ati rwose tibaraje bari ngiye basohora bambwira ko umugabo yiruka mu nyamakuru agiye kurega ati uyu ni umugore muri iyi minsi mwabaye muteko tumugore usa gutyo yaguteza ibibazo bingana gutya akaba kubisa amarira hari ati kirambesera kirande so ibyo twenda kuvuga Sam urumva ni ibibazo bikunze twari tukurije ku nkuru ya gitifu kwe mu nshingano bitewe n'ibyo akurikiranweho buriya biri mu nzira zo kwiruka hago bingibi abandi bagitifu bari guseka bari gubishyira akaguru kandi bamwe mu bari babandi bavuga ko banavuganaga kahita ajyana amagambo kwa meya bari gubishyira akaguru kandi nabo mu mirenge bayobora basanga birimo babikora wumvise ko bya bindi bavuga guti atarabihamywa n'inkiko wumvise ko bavuze ko nta makosa arimo byubahirije ubundi hari inzego gukorera ese bamanwa atakazi umva hari inzego gukorera gukekwa bw'ubwabo ariko igihe badakeka bagitifu n'ibyaha nyine umva ukimara gukekwa dufate nk'urugero inzego z'umutekano gukekwa nabwo icyo gihe aba ari ikibazo ubundi se yahagaritswe nani ni meya ubu ugomba kuba ufite icyizere n'abaturage haya ni Beri de Brand arimo arajijisha ugomba kuba ufite icyizere n'abaturage barimo baramusura ngo ati mwana uburyo amezi atandatu muri leta wenda dushobora kuzagushakira ka VUP uzatwereza uriya mugabo ntazabura ikintu azakora nyuma ntabwo azakira urundi muri leta umaze amezi atandatu hari n'ukuntu ngo bakora ibizamini ahandi mu tundi turere batakuzi ugashiduka yarabaye wajye mu wundi mwanya utari mu bya gitifu hari nabongera akaba nka gitifu abantu akava nk'iyo Nyaruguru ukumva yabaye nka gitifu nk'irubu kandi dore ko abantu batiga ushobora gusanga abonye ako kazi nabwo akagenda agatangira kwiga abagore abandi kumbwira yari yarirukanywe mu karere ka Gakenke arongera akora ikizamahano kandi ubu ushobora kuba yaratsinze ibizamini abamengo barakorana kandi bagira uruhare mu gutora erega ni bakeya abantu 30 kuba byo byonyine bakora groupe ya WhatsApp uyu n'undi barayigira groupe ya WhatsApp kwandika akavuga ati uyu ni Brandi mumumfashirize abona akazi ati hari igiproje nabonye mwaronshinze aho ngaho mu burebe ukuntu mumumpengekera biba byoroshye abantu